Inkuru y'abasore babiri, Patrick na Kevin. Patrick ni umuntu wajyaga ahura n'ibibazo, urukumva agahora avuga ati kubera ko nta mahirwe mfite, kubera ko nta mafaranga mfite, niyo mpamvu natera imbere. Ariko Kevin we yahoraga yibwira ati nubwo natangiriye kuri byinshi, nzakora ibyo nshoboye buri munsi. Patrick yakomezaga gutekereza ko igihe cyiza n'amahirwe yategerezaga amahirwe mu gihe Kevin akomezaga kwiyungura ubumenyi, gukoresha neza igihe no gukora nubwo byamugora. Nyuma y'igihe Kevin mu buryo bwose bigaragara, mu gihe Patrick wahoranaga inzitwazo ashakanye impamvu n'inkuta zituma adatera imbere, adashaka gukora. Umunsi umwe Patrick yabajije Kevin ati ugiye gutsinda? Kevin aramusubiza ati ntabwo natangiye, cyadutandukanyije ubuzima bwacu n'uburyo dutekereza. Burya uko dutekereza nibyo bidutandukanya. Ushobora kuba ushaka gukomeza amashuri cyangwa kuvuga ati ndashaka kugenda yiga isomo igihe gito atangira gukora. Usanga wowe wize igihe kirekire, usanga wa wundi yaragafashe yageze kure, ukibaza nyine urumva diferanse iri hagati. Ntabwo mvuze ko kwiga amashuri menshi cyangwa gukomeza wiga igihe kirekire nta kamaro ufite, kandi ni na byiza. Abantu batsinda batandukaniye mu bitekerezo. Mbere yo gutandukana mu buzima, iyo uhinduye mindset yawe ugatangira guhindura ejo hazaza hawe, intsinzi itangirira mu bitekerezo mbere yo kugaragara mu buzima. Abantu batsinda ntibatandukanywa n'ubwenge bwinshi gusa cyangwa amahirwe menshi. Icyo batandukaniyeho cyane ni uburyo batekereza. Mindset yawe niyo ishobora kukugeza kure, kugeza ku ntsinzi cyangwa ikagusiga mu buzima busanzwe. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe mindset 5 abantu batsinda bafite, imitekerereze y'abagafashe bakoresheje ikabafasha kugera ku butsinzi. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeza kuguma aho bari. Imitekerereze ya mbere, abantu batsinda bemera inshingano z'ubuzima bwabo. Ntibahora bashinja leta, inshuti cyangwa ibibazo. Bibaza bati nakora iki kugira ngo ibintu bihinduke. Iyo wemeye inshingano utangira kubona ibisubizo. Cya kabiri, bafata kwigira nk'ikintu kitagira iherezo. Uranyumva neza? Bafata kwigira nk'ikintu kitagira iherezo. Abantu batsinda cyangwa bagafashe ntibahagarara, bahora biga. Kwiyungura ubumenyi ni ibintu bitagira iherezo. Uhora wiyungura ubumenyi niwo ugezweho, niwo ufite byinshi yagusangiza. Basoma ibitabo, bumva ibiganiro nk'ibi ngibi, bareba ibiganiro bibafasha gukura, ibiganiro bya The Voice of Life, ukabyumva bikagufasha, ugahora wumva iki kiganiro ko duhora tukugezaho ibintu byinshi bigufasha. Twifuza yuko intekerezo zawe ziba nziza kurusha mbere. Iyo uhagaritse kwiga utangira gusubira inyuma. Cya gatatu, bafata ibibazo n'amahirwe yo gukura. Ntabwo bafata nk'ibibazo nk'ibintu biyagwiririye. Ibibazo byose babibonamo amahirwe yo gukura. Iyo bahuye n'ikibazo ntibahita bacika intege. Bibaza bati niki iki kibazo ni irihe somo riri kugira muri iki kibazo, kuko bazi ko gutsinda bitanyura mu buzima cyangwa mu nzira zoroshye. Cya kane, agaciro. Iki kintu reka nyivugeho, nongere nyivugeho cyane. Abagafashe bose baha agaciro igihe nicyo kintu twese ku isi hano tunganya, ariko uburyo tugikoreshamo, ibidutwarira igihe nibyo birema itandukaniro. Abagafashe cyangwa abakire cyangwa bateye imbere bose bazi ko amafaranga yatakaye ashobora kongera kuboneka, ariko igihe cyatakaye ntikigaruka.
niyo mpamvu badasesagura amasaha yabo ku bintu bitabafitiye umumaro. Cya gatanu, bakora nubwo batabahagije. Niba abantu bakora niyo baba bafite ibibazo byinshi biremereye kandi niyo baba bari muri mudu mbi barakora. Nta muntu uzaza gukora kuko afite impamvu n'intego ashaka kugeraho. Niba wenda yavuye mu rugo atavuganye neza n'umugore we cyangwa n'umuryango we, ntibimubuza gukora, ntibimubuza kukwakira neza, ntibimubuza kuguha keya zose cyangwa serivisi umukeneyeho. Abantu benshi bakora iyo biyumva neza, ariko abantu batsinda bo bakora n'iyo batameze neza. Bumva ko disipurine iruta motivasiyo. Abantu benshi bananirwa kubera batekereza igihe cyiza, motivation cyangwa amahirwe, ariko abantu batsinda bo bamenya ko ubuzima bwiza buturuka mu byemezo byiza bifatwa buri munsi. Ubuzima bwiza buturuka mu byemezo bifatwa buri munsi. Reka rero turebe ibisubizo iki twakora. Fata inshingano z'ubuzima bwawe. Jya wiga buri munsi. Hagarika gushinja abandi amakosa. Koresha neza igihe cyawe. Kora niyo waba utabishaka. Niba uhinduye mindset yawe, ubuzima bwawe buri ready guhinduka, nabwo buzatangira guhinduka. Intsinzi itangira mu bitekerezo mbere yuko kugaragara mu buzima. Mindset yawe niyo igena ejo hazaza hawe. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye muri iki kiganiro The Voice of Life. Bashishikariza gukomeza kudukunda, kudushyigikira, mu kumva ibiganiro byacu mukabisangira inshuti n'abavandimwe, kandi mukomeza kudushyigikira, like nyinshi, comments and subscribe. Kaduhure mu biganiro by'ubutaha bya The Voice of Life muri episode ya 11. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane.